abakunzi ba Formula 1 mwese aho muri ngiye nkomeza kubifuriza kuba mumeze neza. Hanyuma rero uyu munsi akantu nzanye ni abantu benshi bakomeza kwibaza muri iyi minsi nyine bagiye babona Hamilton abandi bakabona Max Verstappen. Aba ni abagabo babiri bakomeye muri Formula 1, aba nizo nkingi za Formula 1 kugeza ubu ngubu. Abantu bakomeza kwibaza bati se Lewis Hamilton afite championship yatwaye, Max Verstappen ubu ngubu ni ugezweho n'uri gutwara buri kintu cyose gicaracara. Bakibaza bati hagati y'aba bagabo babiri ninde urenze undi? Uyu munsi rero naje kubaha, ntago naje kwanga uyu nguyu ni urenze uyu nguyu, wenda ninjya muri rekoro n'amadetail muraza kubibona, ariko icyo naje ni ukuguha information zose kuri buri muntu, hanyuma wowe nawe umutima wawe ukavuga ati uyu nguyu ashobora kuba ari we urenze. Mbere yuko ariko tujya muri ibyo ngibyo, reka mbanze nshishemo n'agatangazo. Hano tuvuga Formula 1, ariko naratekereje ndabani nyuma ya Formula 1 hari akandi gasiporo karyoha bita MotoGP. Abantu benshi ntabwo bakazi, nka 99.9% by'abasportif bano mu Rwanda MotoGP ntabwo bayizi. Wanabaza n'abashoferi babiri bayo ntibabakubwira. Nyamara MotoGP ubu ngubu ni iryoshye kuko mu masiganwa yose niyo sport isigayemo competition. Nk'ubu nk'iyi sezo umuntu bishoboye nashaka atangirana na Portugal muri iriya weekend ya tariki 23 bazaba ari Portugal. Season yayo nayo yatangiye muri weekend ishize, mu gihe Formula 1 bari Jeddah, MotoGP nabo bari aho bita Qatar niho bahereye. Uwo bita Federico Bagnaia niwe wayitwaye, ni nawe wari waratwaye championship y'umwaka ushize. Ariko we aho bitandukanira Bagnaia, aho bitandukana na Max Verstappen, uyu Bagnaia ni umutaliyani utwarira ikipe bita Ducati, ariko afite abandi bahungu babiri bamuri inyuma bamusyata burengera bicyane, bagenda badepasanya ubona yuko we kwitwara abari mana afasha. Yatwaye Qatar, ariko ndahamya neza yuko Portugal ashobora kutazayitwara kuko inyuma ye hari umunya South Africa. Iyi sport yo harimo n'umunyafrika mugenzi wacu, hari umunya South Africa bita Brad Binta, niko ntekereza Brad Pinta, ni wa kabiri, niwe wabaye wa kabiri. Inyuma ya hari umwespanyolo bita George Martin. Abo nawo n'abana b'inkuba baba baziringa moto mana isi nijoro. Muzi yaranje abantu bakunda ibintu bya motorsport kuri ku itariki 23 mugende murebe ibyari byo. Hanyuma rero ako ni akantu k'agatangazo nari mbahaye, nayo ni mutangira kujya muyireba na tuzajya tuvuga amakuru yayo, kuko ngiye nabonye MotoGP iryoshye. Natangiye kureba umwaka ushizeho gakeya, ari sport kabisa iryoshye. N'ubu ngubu natangiranye na Qatar, ababishaka muze dukomezanye na Qatar. Iyi MotoGP irimo competition ikomeye. Hanyuma akandi kantu mbere yuko ngera kuri aba bahungu babiri, hari abantu bari bakomeje kumbaza bati Lewis Hamilton na Max Verstappen ababu turabona ko ari iyindi level, ariko se watubwira ngo nk'umukinnyi ufatwa nk'umuswa muri Formula 1? Muri Formula 1 habamo abakinnyi babaswa, habamo abashoferi babaswa. Ubu ngubu umushoferi urimo w'umuswa no umujyama bita Lance Stroll. Lance Stroll kabisa no umwana utwarira Aston Martin. Iyi kipe ayikina ayitwarira kuko ari yasi. Seramubwira ati wecara mu modoka utwara, waba wanyuma waba kangahe, wowe iyi modoka ni yanjye icara mutwara. Lance Stroll niwe w'umuswa, agakurikirwa n'undi mujyama utwara imodoka imwe na Max Verstappen bita Sergio Perez naye ntumujyama w'umuswa byahatari, n'umuswa ku rwego rwo hejuru. Abo ni abantu babaswa ubu ngubu bamaze season zigera nko muri 3, twavuga ngo nibo bantu bahedinza abandi. Hano abashoferi bose abarimo bakanyakanya, hakabamo n'indi groupe y'abashoferi nyine bari baba elite bari hejuru, tubona ko babahanga, ari uyu Max Verstappen, Lewis Hamilton, akana bita Lando Norris, ukashyiramo Charles Leclerc, ugakubitamo uwundi muntu Valtteri Bottas nawe n'umuhanga, akakurikiramo Alonso wa Aston Martin, yewe washaka ukayitushyiramo na George Russell utwarana n'uyu nguyu Lewis Hamilton. Abo ni abashoferi tuvuga ko muri Formula 1 byibuze ari abantu bari hejuru, ku buryo imodoka wabaha nabo bahaye imodoka nziza bakora akantu kazima. Rero nkuko bisanzwe nyine muri Formula 1
umuntu ufite imodoka nziza niwe utsinda. Nimuko ni ibintu byose Max Verstappen abikora nuko yari afite imodoka nziza. Lewis Hamilton atwaye championship 8 nako 7, 6 muri zo impamvu yazitwaye nuko yari afite imodoka irutiza abandi. Si ukuvuga ngo n'ubwenge n'ubuhanga baba bufite, ariko imodoka ufite uburyo inyarukamo nicyo gikonta hano. Twigire rero kuri aba bahungu babiri. Lewis Hamilton uyu ni umwongereza wavukiye akanarererwa mu Bwongereza, wa mugana wa Bulldog nawe wigeze kuririmba ngo yavukiye anakurira i Kigali. Uyu rero Lewis Hamilton yavukiye anakura mu Bwongereza. Uyu nguyu akaba afite se umwirabura na nyina w'umuzungu. Formula 1 ubundi muri rusange ntabwo ushaka kwikinamo uri umwana wo mu bakene cyangwa mu bantu bari aho ngabo wayawaye. Ugomba kuba iwanyu ari abantu bishoboye babakire. Uzabyumva kenshi rero Hamilton avuga ngo wapi ngo ngiye ngo urumva ngo papa ngo byamusabaga gukora utuntu twinshi ngo kugira ngo ashobore ngo kundihira utu tumodoka twa karting kugira ngo njye kwigura muri karting kugira ngo uzaba umushoferi wa Formula 1 hera mu tuntu bita karting na hano mu Rwanda turahari hari kuri arena. Ni utumodoka dutoya abana batangira ku myaka 3, imyaka 4 umwana ku myaka 4 agomba kuba ari muri karting ari kwiga gutwara kare akamodoka. No kuvuga ngo rero ibyo bintu ntago bijya muri umuntu mu muryango uciriritse, ntibishoboka. Ubundi Formula 1 kugira ngo uzabemo umushoferi wa Formula 1 nuko ikwanza iwanyu bagomba kuba ari abagire. Ikindi kintu cya kabiri, papa wawe cyangwa se ababyeyi bawe bagomba kuba babikunda kurenza wowe kubikunda. Kuko ibi ngibi iyi ni sport ujyamo ku myaka 4 uyijyangwemo n'umubyeyi wawe. Most of the time ari n'igihe ubijyamo wowe ubwawe utanabishaka, nkuko uyu Max Verstappen yavuze ko se yabimushoyemo we atabishaka. Ubwo rero nari nkubwiye kuri Lewis Hamilton Lewis Hamilton akunze kuvuga ko ngo se yari umuntu ngura aho ngaho waye, ariko sibyo. Se yari umuntu ukora muri station ya gari ya moshi, kandi ntabwo akoragamo nk'umuyede cyangwa umupranto, yakoragamo ari umwayiti. Tekeza nk'umwayiti ukora ku kibuga cy'indege hano, ko gari ya moshi tuyifata wenda nk'indege. Umuntu ukora ku kibuga cy'indege ari umwayiti nk'hano mu Rwanda, saba ari umuntu kurenze se, aba ari umuntu ufite amafaranga. Ntabwo bari muri ba bantu b'abakire bamwe bita abakire mu gihugu, ariko naba ari umuntu ufite amafaranga ku buryo yakora ikintu cyose ashaka, ku buryo umwana we yamujyana kwiga ahantu hose hanze ashaka. Rero se wa Hamilton yari umuntu udaciriritse, gusa nanone utari umukire cyane, bitandukanye na Max Verstappen. Papa yari umukire kuko papa we yabayeho n'umushoferi wa Formula 1. Ise yabaye umushoferi wa Formula 1 guhera muri za 1998 kugeza muri za 2003. Yari umushoferi wa Formula 1 ariko w'umuswa, ariko no waba umuswa muri Formula 1 bahemba neza, uva muri umukire cyane. Rero gakimara kwibyara ka Max Verstappen yahise akajyana mu bintu byo gutwara amamodoka nyine guhera ku myaka 4 ugomba kuwageze muri karting. Ntago ushobora kujya muri Formula 1 uvuga ngo natangiye ngo gutwara ngo zino modoka mfite imyaka ngo 12, reka ntago banakwemerera. Izo ziri muri zimwe muri qualification za mbere ugomba kufite. Ubwo bose ababyeyi bawe ndabakubwiye ko ari abantu batari bakennye, ariko wa Max we akaba nyine yari umukire kuko kubera ko nyine we yabaye umusportif, kandi abasportif baba bafite amafaranga menshi cyane, bari abakire. Hanyuma ikindi kintu kindi uburyo iyi sport baje mu Formula 1, Lewis Hamilton yisanzemo yaciye mu byiciro byose. Yabanje kujya muzo bita za series, avamo ajya muri Formula 3, ava muri Formula 3 ajya muri Formula 2, ava muri Formula 2 ahitaza ajya muri Formula 1. Kandi ubwo Formula 3 yabaga yitwaye yavamo akahita azamuka mu cyiciro akajya gusiganwa muri Formula 2. Formula 2 nayo akatwara championship yawo bakahita bamuzamura, yazamukiraga muri projet ya McLaren akahita azamuka akajya muri Formula 1. Mu gihe Max Verstappen we akimara gutwara Formula 3 ababyeyi be baramurebye, n'abantu bakoraga mu ikipe ya Toro Rosso baravuga ati uyu mwana ko ari umuhanga turajya kumunyuza muri za Formula 2 tubishaka wiki direct naze itajya muri Formula 1. Nibwo yahise aza muri Formula 1. Mu gihe Lewis we yaje ajya muri McLaren y'Abongereza, uyu Max Verstappen yaje ajya mu yo bita Toro Rosso. Toro Rosso rero iyo kipe
ni ikipe, ni nka akademi ya Red Bull, kuko igenda ihindura amazina. Yari Toro Rosso, ihindura amazina nyuma yitwa Alpha Tauri, ubu ngubu isigaye yitwa ngo Visa Cash App LB. Niko isigaye yitwa. Ubwo rero niyo yahise azamukira mu 2015. Max nibwo yarageze muri Formula 1 ku myaka ya 17. Mu gihe Lewis Hamilton yageze muri Formula 1 2007. Ahantu batandukanira, Lewis Hamilton yageze muri Formula 1 ari umukongwe, ari umuntu urenze abantu batinya. Max Verstappen we ya mbere yaramugoye, ariko yaje kubonamo aka Grand Prix, yaje gutsindamo aka Grand Prix muri Espagne. Aka Grand Prix muri Espagne kabisa 2015. Nyuma yaho Lewis Hamilton na mugenzi we Rosberg bari bakozanyijeho, imodoka zabo zose zisanga inyuma y'umurongo zibaye disqualified, hanyuma Verstappen ahita yitwarira iyo Grand Prix. Mu gihe Lewis Hamilton no mwaka wa mbere akigeramo yarakubitaga, yatwaye ama Grand Prix kugeza ku munsi wa habura Grand Prix 3. Lewis Hamilton ni umuntu wahabwaga amahirwe yo gutwara championship ya 2007, ariko wakoze agashya ko ni umuntu wari ko winjiye muri Formula 1 akahita atwara championship ako kanya. Ariko Grand Prix nk'esha tuzanyuma yaje gukoramo ubugoryi nyine bwa cyana, ariko biza gusongwamo n'uwo bakoranaga, uyu ngo bita Fernando Alonso usigaye atwara Aston Martin. Niwe yaje asanga muri McLaren amugirira ishyari. Ku munsi wa nyuma banganyaga amanota, aza gukora akantu katari keza, hari abantu bajya guhindura amapine pit stop. Fernando Alonso yaragiye ari imbere ya Lewis Hamilton, aho kugira ngo akore pit stop avemo yiruka, agezemo yitambika Lewis Hamilton kugira ngo Lewis Hamilton atinde. Umujyama wari ubari inyuma wari ndamwibagiwe wa Red Bull wa Ferrari, ndaza kumwibuka, aze kuba mbere bari uyitwarira, hanyuma uyu nguyu Hamilton ashye gutyo. Ubwo rero ntuza 2007 aza gushya, ariko yari ari kumwamba kuko yari uwa kabiri ku muntu watwaye championship amurusha amanota 2 yonyine. 2008 ahita yitwara, 2008 yahise yitwara, mu gihe ubwo ngubwo yari amazemo seze 2. Mu gihe Max Verstappen we wageze muri Formula 1 2015, byaje gutegereza 2021 nabwo kandi ayitwara mu buryo buri very controversial. Abantu mukora research, muzakorera research y'icyo bita 2021 Abu Dhabi. Ni ibintu bamwibiye, biza kurangira birukanye n'umuyobozi wa Formula 1 icyo gihe, uwo bitaga race director wari wamwibiye, bamushinja n'ibintu by'ironda ruhu n'ibintu byo kudakunda birabura bitewe n'uburyo nyine Lewis Hamilton yari race ya nyuma, we na Max Verstappen 2021 banganyaga amanota. Race itangiye barasiganwa, ariko Lewis Hamilton ahita basiga cyane. Muri Formula 1 y'umuntu amukubisemo nk'amasegonda 4 aba ari kure cyane, nta nubwo aba yanagufata rwose. Yagiye kurangira rero mujyama, ubwo nkaho yari ari wenda yari yabariye Max, umujinya uramwica, gusa baza kugira akanuza amahirwe, habura lap 2 haba hagiye umuntu umwe akoze accident, bashyizemo ikintu cy'ikimodoka bita ngo safety car, kimaje kujyamo Max Verstappen hagati we na Lewis Hamilton hari harimo amamodoka menshi. Muri iyo harimo safety car biba bivuze yuko nta kudepasa biba byemewe paka race yongeye gutangira. Nyamara Max baramwemerera ngo izo modoka zose zidepase kugira ngo abone uko aba ari inyuma neza ya Lewis Hamilton. Ukavuga uti se niba Lewis Hamilton wenda yararenze kubera iki n'ubundi atakomeje ngo musige. Max Verstappen aravuye guhindura amapine, ashyizemo amapine mashyashya. Lewis Hamilton we mu gihe yari agifite ya mapine yiwe ashaje, atagombaga kwiruka ngo asige Max Verstappen. Birangira Max Verstappen ayitwaye, gusa iyo ngiyo nubwo ari y'ubujura
ebyiri zakurikiyeho 2022 na 2023 zo nta bujura bwabayemo, ahubwo nyine we na Red Bull ye bakomeje bashoboye kuba bakora imodoka iruta izindi zose zaba zabarabayeho, arangije arazitatwara zose. Hanyuma rero tuvuye kuri ibyo ngibyo, narimbaye nka komparizo y'uburyo bose bagiye binjira muri Formula 1 n'uburyo bose batwaye Formula 1 ya mbere. Ahubwo reka turebere hamwe buri umwe uduhigo, ibyo yatwaye n'amarikodi afite muri Formula 1, hanyuma ubwo buri umuntu azagenda yijajingira gake gake akurikije uko yabonye buri muntu nyine ibigo afite. Gusa nanone mbibutse ibintu umuntu aba yaratwaye ura nka 70% y'ibyo uba waratwaye biba byaratewe n'abatekinisi ufite, abantu bagukorera imodoka niyo key player muri Formula 1. Umushoferi mwiza nawe ni ngombwa, kuko tuzabona ko ikibagira beza nuko bo abo babaga bari kumwe mu makipe n'undi byarangiraga babatsinze. Tugereho kureba nko kubyo buri muntu atwaye, Max Verstappen yatwaye ibintu byinshi ariko iby'ingenzi birimo nuko niyo muntu ufite agahigo ko kuba yaratwaye Grand Prix nyinshi muri sezimwe. Yatwaye 19 umwaka ushize ubwo bakoraga Grand Prix 22, 3 nizo zonyine atatwaye. Ubwo ngubwo akafite n'agahigo kuko ari umuntu waba warabonye amanota menshi muri sezo, amanota 575, nta muntu wigeze uyagira. Akandi gahigo afite akaba yarabonye podium nyinshi muri sezimwe, podium 21 muri 22, nuko ngo ijya ataje kuri podium mu mwaka ushize yari inshuro iyi imwe yonyine rudori. Hanyuma akandi gahigo wenda twavuga karenze afite nuko ari umuntu waba waratwaye Grand Prix ari mutoya kurusha abandi bose. Grand Prix ya mbere yayitwaye afite imyaka 17 yonyine, muri 2015 ubwo yazaga yahise atwara Grand Prix ya mbere. Hanyuma akandi kantu yaba afite wenda nuko ubwo abafite uduhigo twinshi ko utw'ingenzi dufatika, nuko ari umuntu atwaye Grand Prix 3 zo mu gihugu kimwe. Ubushize muri Amerika atwaye ya Miami, atwara Las Vegas, atwara n'indi yabereye Texas ndatekereza. Ari 3 zose azitwarira ahantu hamwe. Hanyuma rero ubwo ngubwo dushatse utwo nitwo duhigo tugaragara Max Verstappen afite. Hanyuma rero Lewis Hamilton afitemo agahigo ka mbere afite nuko ari ufite championship nyinshi, nuko ngo n'ufite ibikombe bya championnat byinshi, afite ibikombe 7. Ibyo ngibyo ariko akugahiga gasangiye n'undi mu legendary bita Michael Schumacher. Uwo no mudage nawe wigeze kuba arenzeho byatanje. Akandi gahiga afite nuko ari umuntu waba waratwaye Grand Prix nyinshi, yatwaye amareses agera mu 103. Ubwo se ni races ahubwo za pole position zari 103, ariko na races nazo ni 103. Yatwaye amasiganwa 103, amasiganwa nizo za Grand Prix, na za pole position 103. Hanyuma akaba ari no mu shoferi wa Formula 1 ufite amanota menshi, kuko amanota yose yatsindiye bayateranyije ahita aba mu manota 44,168 n'ibice 5. Hanyuma akaba ari n'umuntu ufite podium nyinshi ku isi, afite podium 182. Ni izo ngizo, ubundi nta kindi kintu umuntu yareza. Ni izo ngizo, nicyo kintu umuntu yaba avuze. Ubwo wabumvishe bose, buri umwe wumvishe ibyo yatwaye, buri umwe wumvishe uduhigo afite. Ubwo nawe uragenda mu rugo uryame ubikinda, numara kunywa utuzi dukonje uvuga ati nkurikije buri muntu ibyo yatwaye nguyu ni urenze.